Yes, reka nongere mbahe ikaze kuri Zara Magazine. Turacyari kuri Convention Center muri Rwanda International Movie Award. Hano ndi kumwe n'umukinnyi abantu benshi amaze kwigarurira imitima yabo ndabizi. Bamwita Mama Sava n'ayandi mazina menshi ari bugenda tubwira. Bimeze bite? Poa. Makuru yabo. Ni meza kabisa. Ese usibye Mama Sava yandi mazina abantu bakuzeho n'aya. Mama Patrick, Nyiramariza, hari gerinde nere. Ayandi rero abaza mu publicity ntago abantu bayamenye cyane. N'ama publicity giye akora se. Oya, ntabyo navuze. Ntabyo wavuze. So, urumwe mu bantu abantu benshi bamenye cyane muri Papa Sava. Ariko nyine hari n'izindi filime wagiye ukina. Ubundi ngo umaze gukina nko muri filime zingahe? Ntago njya nkina filime nyinshi. Nkina filime nkeya okay, nakinnye muri Papa Sava, nkina muri Seburikoko, nkina no muri iyo filime yindi nakinnyemo nitwa Nyiramariza. Izindi rero ni kwa kundi ukina akantu gato ukitambukira, izo ntago nzibara nka filime nakina. Ibindi na ama publicity mba nkora. Nama publicity bukora. Yego. Bivuze ngo agafaranga ubu ngubu ni kenshi cyane. Je ni ubivuze. Mu bigaragara bitewe n'igihe ngo herukira biragaragara ko umaze kubyibuha. Aravuze ngo maze kubyimba. Biri guterwa n'iki? Ni ikibazo cyo kurya cyane. Urateganya gukora iki? Urateganya kubyibuha cyane cyangwa kugabanya? Erega ngiye nanutse bishaka kumbyarira ibintu bibi. Nanutse Papa Sava yaje na kwahukana. Kandi sinshaka kwahukana. Ya rore yanjye nukubyibuha. Ndamutse nanutse rero naba mbyisha, ariko nanone sinshaka kubyibuha cyane. Nanutse waba wishe filime. Si no kwica filime, naba nishaka zikandi ngiye kantonze. Niwa ngo amakarakteri yawe menshi agusaba kuba ubyibushye. Ntago ari menshi. Amakarakteri yanjye yose ansaba kuba mbyibushye. N'umuntu waza kunkenera akankenera nanutse, ntago nzi impamvu yabankeneye nanutse, ariko abantu bankenera mbyibushye nk'umudamu. Bivuze ngo kubyibuha niwo muti wawe w'akazi. Wana, iyo password. Iyo niyo password abantu bose babimenye. Okay. Ni award nominated. Oya. Ntabwo ni nomine. Umugabo wanjye ni nomine, baturanyi banjye bandimba ati bari nomine. Reka wenda ngaruke kuri Papa Sava family. Ubundi iriya famille yanyu y'abantu bakina Papa Sava ni famille isobanura gute? Icyambere ni inshuti magara. Icya kabiri n'umuryango. Umuryango ni bakuru banjye, ni barumuna banjye, ni basaza banjye, n'abajyanama banjye. Icya gatatu ni nabakozi beza dukorana. Muri iriya timu yanyu n'indubura uwo munsi morali kagabanuka. Dig. Nari nzi ko ndi buhite mubona ariko ndamubuza. Iyo yabuze morale hari akantu kaba kagabanuka. Dig rwose yataje na Margarita na n'umutipe bita Kayitare. Ni mushyashya ariko atumereye nabi. Kabisa asigaye abura kuri tere imitima igahagarara. Muri iriya timu yanyu ninde muntu wabacanze wikaruma ibaza kuba uri kumwe nyine naho abantu bameze gutya ariko bakabona ntago ujya ubashapora urishaye, ninde muntu umeze gutya? Aho ntago aba muri Papa Sava. Ntago abamo. Ubwo yaba ari nge kandi nawe uranze. Ntago aba muri Papa Sava timu yacu. Nta muntu witonze uba muri iriya timu. Uwitonze suninde witonda muri timu yacu. Ubwo buriya ni boss wenyine. Nimba Digi asakuza cyane. Hari n'uwitonda byibura ugereranyije na timu yacu. Reka umbwire umuntu upfa kwitonda. Nabwo nyine nuko nyine ari boss. Ni boss nyine ni Papa Sava. Ariko we nyine hashyiramo kuko ari boss nyine. Ariko ubundi nawe yabonye umwanya. Nawe yabonye umwanya arayavuga. Aha. Tugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tugiranye. Uyu munsi ntago uri nomine waje gushyigikira bagenzi bawe. Ariko se uyu mwaka tukwitegeho iki? Ndahari cyane, ndahari muri industry ya cinema. Turimo turakora cyane kugira ngo tubahe ibashimisha. Cyane pe turimo turakora cyane dora twungurana ibitekerezo abacineaste tuba turi hamwe kugira ngo dushake ikintu cyakomeza gushimisha abafans bacu. Ushize dukorana interview hari mu mwaka ushize. Wambwiye ko ufite plan yo gukora studio. Amakuru ansumira uyu munsi ni uko ngo bishobora kuba hari ukuntu wabigezeho. Studio hari ni ya recording y'indirimbo bisanzwe. Ariko iyo nakubwiye ni studio ikora filme ku rwego rwa Afrika niba byibuka neza. Ndabyibuka. Ubu mfite studio ikora ibijyanye n'imiziki yitwa Genesis Empire Entertainment.
ubwo nyine ndanababwiye mugomba kuza rwose mukagira uko mubigenza birumvikana gashyiremo abahanzi rwose munyumve neza ni Genesis Impa Entertainment ikorera igikondo ndahazi ubundi unywa iki koko ikorera igikondo Sodoma ako se abariho muzayisanga ayo makuru yakuye he mane tuba twayashatse ewana Zara Magazine ijye bampera amakuru yose uko bihagaze rwose turabakeneye iriya studio urumva mufitemo abahanzi mu managinga cyangwa mukorera abantu bose turabafiteho tumanaginga ariko dukora n'abandi bose turakora bose turabakorera ariko tukagira n'abo twitaho cyane murakoze cyane ko tuganiriza murakoze Zara Magazine ngenda n'abakunda ariko n'abafana banjye mukurikira Zara Magazine rwose ndabemera bose bakore subscribe